Mbanje kongera kubasuhuza mwese abagerageza babashije ku joininga ino live ni iby'agaciro nkuko mubizi rero njye nitwa Pizzo cyangwa Mr Pizzo cyangwa se Jide iri zina wabunziho ryose ni iryanjye aho muri hose rero ndabasuhuje uyu munsi gahunda nkuko twihaye gahunda no kuganira ku cyangwa se kurebera rimwe ibibazo bishobora gufata umuntu cyangwa se bishobora kubuza umuntu gutangira muri uyu mushinga ari wo mushinga w'ubworozi bw'inkwavu. Twifuza rero ko iki kiganiro kiri bube gusa twibande cyane kuri iyo sije mbese ibibazo bibaho mu gutangira cyangwa se ibibazo umuntu yagira atangira uno mushinga. Mbere na mbere ndabona ari manyandikira ku muntu wagize guys mubwira abantu bagize ahamagare kuri WhatsApp nagerageje kubahamagara mbona birabaza cyane kumva ko abantu turi kumwe ukabona nta barimo baravuga ko byabananiye kujyaho ni Janvier nimba ari witwa nde abandi bose bari abantu bose bashobora kuba byanze kujyaho kuri live ba joining a call nashyize muri groupe bari ba joining muri groupe ya WhatsApp hariho video call irimbibaho nayo nubwo ho biri bugaragare ko ndimo mvugira handi ariko byibuze tubane. Imbogamizi ya mbere rero ku muntu utangira nifuje ko twaganira cyangwa se imbogamizi cyane cyane abantu bahura nayo batangira no kuvuga ngo mbere na mbere abantu bose bagira imbogamizi y'amafaranga cyangwa se budget yo gutangira aho umuntu cyane cyane uwo agiye gutangira areba akavuga ngo ndashaka biriya. Ushobora kuza ukareba ikiraro cya runaka umuntu atangira kenshi cyane agira imbogamizi kuvuga ngo ikiraro amafaranga yo kubaka kiraro cya runaka nzayakura he. Undi akagira imbogamizi amafaranga cyororo numvishe bavuga hariya ko nakibashije nkasanga wenda bagifite barahenda kandi numvaga nshaka gutangiza inkwavu 3-4 nzayakura hehe. Ugasanga muri budget iragiye ifashe mu bihumbi magana miliyoni zinga bitewe nuko ushaka gutangira. Icyo kintu nagira ngo nkigarukeho rero Janvier wadufasha ukamutinga dufasha tumutinga kwa turegeranye telefone ziregeranye koresha WhatsApp kugira ngo ubashe kujoininga wenda nuzajya kugira uzajya wongera ukore and mute. Janvier uranyumva? Urumva iki kintu ni ikintu kibuza abantu benshi gutangira umushinga, kibuza abantu benshi kugera ku iterambere bashaka. Ukuntu nshaka kugisobanura nuko nguko we muntu wese uri aha ngaha ufite igitekerezo cyangwa se we muntu uri aha ngaha uvuga ngo urashaka kugira ngo utangire umushinga, mbere na mbere ndakwinginze nimba nta handi hantu wigize ukora buno bworozi, nimba nta handi hantu wigize uhurira no korora ukaba ubireba gusa muri teori cyangwa se ari umuntu ubikubwira cyangwa se wagiye gusura umuntu ukora ubworozi, ntago ukuri koho burya mu bantu ntago uzaza kunsura no naba mfite ifamu runaka, ntago uzaza kunsura mu ifamu yanjye umunsi umwe mbashe kugusobanurira ibintu byose naciye mu buzima bwanjye noroye. Nkubwira ibyo ubona aho ngaho kuri tele cyangwa se nkubwira ibyo ushaka kumva cyangwa umbajije rimwe na rimwe nimba usanze ndi mu matungo ndimo nyakukorera ibyo uri bumbaze nibyo ngusubiza. Ntago ndibashe kujya muri detail nyinshi cyane. Rimwe na rimwe abantu bakora error akagenda akajya gusura nk'ifamu nini, yamara kujya gusura ifamu nini akataha mu rugo. Ushobora kuba ufite budget ufite amafaranga cyangwa utanayafite, byose birashoboka, ariko byose mu gutangira byakagombye guca mu nzira imwe. Waba ufite amafaranga utayafite, umuntu agata nk'icyo nababwiraga akagenda akajya gusura ifamu, wenda urugero ifamu y'umuntu yitwa A, yajyayo bakaganira ku nyungu ku bworozi, bakaganira uyu muntu wavuze ngo biranze ninde mwamushyira kuri
mwamubwira umuntu Janvier nyandikira muri groupe umuntu uri mugira umuntu uvuga ngo byanze mubwire ahamagare akande ku kantu ko guhamagara kuri WhatsApp joining no call uriho nawe ya WhatsApp. Urumva umuntu akagenda akagira agiye gusura ifamu, yarangiza yamara kujya gusura ifamu runaka agataha mu mutwe yatangiye kubona isura y'inyungu. Uragiye usura ifamu ifite inkwavu 1000, utashye nawe target uvuga uti yewe na ya saving nari mfite ya mafaranga nari narizigamye nanjye ndagomba kutanya kupita mu nkwavu kwera ko nabonye niho hari n'isoko rimwe na rimwe ukaba ari n'umuntu ufite na connection rwose wabaza nka mugenzi wawe akahita kuvuga ati mfite hotel ahubwo zizane vuba vuba nzajya nzigufatira. Mu gutangira nicyo nashaka kubabwira si ukubaca intege, ngiye mbwira umuntu wese ngo kora uko ushoboye, kora icyatuma cyose wirinda kugaspia amafaranga. Niyo nama ya mbere, kubera ko wa wundi warebye ugasanga afite inkwavu 1000 arabasha kugemurira isoko rinini akanunguka ya mafaranga. Burya amafaranga yose ukwaza aba afite imvune runaka, nzema mu byumba. We ya mafaranga wanda arimo yinjiza afite ahantu yanyuze ayahomba, umushinga wose ari kumera. Ibyo uri mubona no munsi ni inyungu z'igihombo wagize wahashize. Rero nicyo mbabwira cyane cyane baca mbankuraja wijya gutangira umushinga gutangira kureba ari amakeji meza ameze neza rwose agura mu 100,000 uvuga uti nanjye ndashaka ko umuntu uzinjira iwanjye nzabwira n'inshuti zanjye niziza kundeba umushinga zisange ikibuti cyanjye inzu z'inkwavu niko bazita ndumva usange ikibuti cyanjye kiragaragara neza bityo ampe n'isoko. Oya babarira wirebe icyororo nk'ubu nimba uri mu Rwanda, nimba ugiye gutangira kuki utagenda ngo yitangirire kuri za nkwavu zo mu Rwanda. Ugiye gutangira umushinga wose reba amafaranga ushobora gushyiramo ariko uyahombye atatuma uhangayika, atatuma ucika intege yo gukomeza umushinga. Umushinga ni nk'urugamba, ntabwo ujyamo utiyemeje gutsinda. Rero wivuga ngo ngewe kuko ngiye kugira gutya, kuko ngiye kwita nshora miliyoni 10 ejo nizuhomba yewe credit nayo nafashe zanzutaguza izagira gute umushinga ngo uvemo. Oya niwe wiciye intege, ntago ari umushinga wo guciye intege. Genda ushaka umuntu nimba utazi kubyikora, nimba uzi kubyikora mbwira umworozi wese nimba uzi kwikora ikintu iga kwikorera ikintu. Yewe no washaka umuntu kubakira ikiraro bwa mbere ariko iga nayo kwiterera urubaho ejo rubaho niruvaho ntuzagarura umuntu uza kukurya amafaranga ntawe urwisubirize. Mu bworozi umuntu akora iyo bwabaga ngo minimize ikintu cyose kimutwara amafaranga. Rero nibyo nkubwira, nimba nta hantu na hamwe wigeze ukora ubworozi, genda uhere kuri za nkwavu zigura 5 nimba ariyo zigeze, genda ugura inkwavu kandi mwirinde inindi kosa mujya mukora. Ugiye gutangira umushinga uhise ureba ibintu binini cyane. Harusha kuba twenda hoya nzabona abakozi mu Rwanda bahari bazahirira reka nshaka inkwavu 10-20. Abo bakozi ntago bashoye amafaranga, abakozi barahonga bahembwe. Urukwavu rwabo urara utaburara they don't care, ntacyo babyitaho. Nizipfa zikagenda umuturanyi wawe azabarukira itagenda bakoresha, wowe uzahomba. Umushinga mwiza ni umushinga utangira ariko waba ufite akazi, waba utagafite, waba ufite umunsi wawe wose uri bize, iki cyose ni umushinga utangira n'amatungo. Habaye nta wundi muntu n'uyu n'umwe uhari wo kuyakorera, wabasha nawe kuyakorera ukayamanaginga, ayo niyo ubashije. Nimba ari inkwavu utabasha korora wowe ubwawe n'akazi ufite n'ubuzima urimo, ntabwo uzibashije wese utangirira. Rero ibyiza ushaka kugenda kwigura inkwavu 2 z'ingore na rumwe rw'urugabo. Izo nkwavu ni za zindi ushobora no kuvuga ngo no waba ukora, tuvuga nigiye gukoresha urugero rw'umuntu ukora akazi wenda nko mu Rwanda uri umwarimu wenda urugero
ujya ku ishuri saa 2 ugataha saa 10 cyangwa saa 11 sinzi. Ni inkwavu ushaka kuzinduka ugiye kugenda ugafata ubwatsi iminota 5, ugafata ubwatsi ukazinagiramo ugashyiramo amazi cyane ibindi zikorera, nimba harimo n'umwanda ukahita ukuramo vuba vuba iminota 5 10 15 bitewe no kunyara bimenyera uko urarangije ugire ku kazi. Waza kugaruka nimugoroba nimba ushaka guca mu gaca minota 2 ukagenda ugakomeza ubuzima bwawe. Izo nizo nkwavu bashije. Izo nizo nkwavu zizagufasha kwiga banziriza imbanziza mushinga. Wihita ureba inyungu cyane, ahubwo banza urebe ubumenyi ushaka kugiramo kugira ngo none numara kugera kuri za nkwavu 100-200 ntazagira umuruza kugutegeka. Muzi ko harimo abantu benshi usanga afite ubworozi ariko ategekwa n'abakozi be. Umukozi akaba yaza akagucira mu maso ufite ubwoba bwo kumwirukana ko kinuzi nimba ari ziterwa inshinge umukozi nuzi kuzitera, nimba ari ufite inka zikamwa ni umukozi ni uzi kuzikama, nimba ari inkwavu umukozi nuzi igihe zimira, ni uzi igihe abana bamaraho, ni uzi kureba abana, ni uzi kujya gute. Wowe ntuzi no kureba utandukanye urugabo n'urugore, uri boss tu. Aho rero ntabwo ufite umushinga, nta nugura umworozi. Umworozi ni wa wundi uzana umukozi ngo agufashe mu gihe udahari ariko agufasha ibyo wamubwiye, bityo binakorohere ko nuza ugasanga atabikoze uhita ubimenya amatungo yawe atari yagera kure. Hari umuntu uvuga javuze gute inzi nta muntu avuga ngo bari kuriza abana, ntago nsobanukiwe nsobanukiwe. Urumva nicyo kintu nashaka kubabwira, nimba utangiye umushinga ntuzashukwe n'amafaranga cyangwa se ngo ucibwe intege n'amafaranga. Tangira umushinga muto. Ubwo nivuga nkwavu 2 n'urusekurume, nimba ufite ubushobozi wabonera n'umwanya wagera guteshwa no gutangira kuri nyinshi nta kibazo, ntabwo ari bibi. Ariko nimba nta bushobozi ufite itangire kuri za zindi nkeya, cyangwa se ufite nayo mafaranga ariko waba uyafite ukaba ugira ikibazo cy'uko nta mwanya ugira. Wivuga ngo rwose nankuraje abantu cyane, wivuga ngo ngiye gutangira ngo abakozi bazankorera ibintu. Ibyo rwose hoya byirinde, ahubwo shyira intege cyane, shyira imbaraga cyane mu kuvuga ngo ngewe ubwanjye uyu mushinga n'uwanjye kandi umushinga nshaka kuzakora imyaka 100-200 nimba nkiriho. Ako kantu wenda sinzi nimba natanga iminota 5 ku muntu ufite ikibazo, yaba ari kuri WhatsApp utabasha kwandika kuri TikTok, ushaka kwandika kuri WhatsApp nimo ndahareba, ashobora kumbazaho ikibazo vuba nkakomeza kwindi sije, cyangwa se ushaka ko nsobanuramo akantu vuba wakwandika no kuri WhatsApp, kuri TikTok ndabireba commentaire, na WhatsApp ndi imbere ndi kuyireba. Muri 525 na 30 aratangira indi topic. Ushaka kumbaza ashobora kumbaza akantu vuba ngahita ngasubiza tukabona gukomeza. Murakoze. Nimba nta nakabazo gahari nabwo mwatubwira naho twahita twihuta kugira ngo tutarya umwanya. Nandika nze
groupe witwa Gaspar aravuze aho sinayibyera ntabwo numvishe ntabwo nsobanukiwe icyo ashatse kuvuga. Yego Janvier nawe ndabona yunze mu byo navuze avuga ko uwo twakwita boss ya nyiri umushinga niwe wa mbere wakombye gusobanukirwa umushinga we cyane rwose Janvier. Yego umuntu agomba kuba ari we uyobora umushinga we akamenya aho uvana n'aho ujyana. Ndabona bisa nkaho byumvikanye. Reka tujye kuri ku kintu cya kabiri nifuje guhaniriza abantu bagitangira. Ikintu cya kabiri nifuje guhaniriza abantu bagitangira cyane cyane ni ugushyira umucyo. Kirajya gusa nk'icyambere kwa nkivuze ariko nkinjiremo neza. Ni ugushyira umucyo ku kintu gifata abantu gitwa ngo icyororo. Abantu bose bagitangira yumva wagiye kureba muri video cyangwa se n'uwari mara mu video yose akenshi ahita areba ngo ni cyo cyororo kibyara abana benshi, ni cyo cyororo gikuza abana vuba, ni iki. Akantu k'icyororo impamvu nshatse kugagarukaho n'ubundi karajya kujyana na bya ari byo amafaranga navugaga, ariko noneho ndagaruka nkavuga ko nyine katajyanye n'amafaranga. Ariko ku mafaranga ho murabizi ko nabyo bikonsoma, navuze ko byiza gutangira kuzoroshya nimba nta bumenyi ufite. Icyororo burya nacyo ejo bundi hari umuntu abisubije avuga ko inkwavu zitabyara abana benshi. Burya urukwavu rwose uko rugenda rwitwa icyororo bisobanuye iki? Icyororo bisobanuye ko ni ikintu kitari mbere nko kugera za New Zealand za California. Ubundi iyo winjiye mu mateka yazo ntago ari inkwavu za 100% zavutse, nimba ariko mbere terime nakoresha. Hari inkwavu nyine zakomotse ku nkwavu z'ishyamba, abantu barazibona barazizana barazitoza zigenda zibyarana ziziba inkwavu zisanzwe arizo twita za ku Kinyarwanda bajyaga tudukwavu Janvier bazita gute? Tudukwavu tw'icyaro inyarwanda ariko twita inyarwanda. Turadukwavu usanga akenshi na kenshi ni inkwavu ziba ziri rwose zikomoka ku zindi bisanzwe. Inkwavu nka za California za New Zealand zo twita ngo ibyororo ni inkwavu nubwo nabyo bitabaye muri uno mwaka. Ugiye kureba usanga ari ibintu byakozwe mu 1800 ariko ni inkwavu abahanga bicaye bajya muri laboratoire bafata zira nkwavu twita nk'inyarwanda, bagafata bagafata nuru inanga zabo bakazikuramo bakazitereta, amara kuzitereta bakazishyira hariya bagakora mu rukwavu. Nujya mu muntu uzabibona ko nujya mu bucukumbuzi bwazo uzasanga ko ni inkwavu zose nyinshi zikomoka mu laboratoire. Noneho bakazizana bakazishyira hanze, abantu bakanoneho bagatangira akazirera uko bazirera zigenda zibaho gutyo ugasanga noneho ziraje zibaye nk'inkwavu z'inyacyaro nyine nazo zifite ubuzima bwiza. Ntaho zitandukaniye n'izi nkoko wenda ushobora kubona ngo ni inkoko izisigaye zigakurira iminsi 2, nuvuga ngo izi nkoko zivuka dirigite zita umuntu ajya kuzirya. Urumva zo nimbi cyane kwa ko ni igikorwa cyane, ni ibintu byakujijwe nako kanya. Ariko izi nkwavu zo zagiye hanze abantu barazirera bazira mu buzima busanzwe, zirakura zirabyarana zigenda no zifata umuco nk'izindi nkwavu ziba mu bantu, umuntu akazibyaza bisanzwe. Ari naho nsubira inyuma ku mugabo waje wundi wavuga n'umworozi mugenzi wanjye nahanyumva wenda ntagire ngo nuko bavuguruje, ariko ntari nisuzumira ikintu nk'umworozi ntago nacyemera. Ngo n'umuntu wabwiye umuntu ngo urukwavu guhaye ngo ntago warushyiraho isekurume ngo irwimye ngo rwime, ngo ubanziriza kuzitera inanga. Dusubiye inyuma turabaza ngo inanga ni iki? Inanga se zivahe? Ntago ari inanga z'umuntu, ntago ari bugendoza n'inanga ze ngo azitere. Ubwo rero
wenda nk'umworozi afite impamvu yabivuze ariko nanjye atari yampurwa rukwavu ngo ndushyireho nanjye isekurume yanjye mbiverifye ndebe uko rutimye ntago ari ikintu nakwemeza ko nzi ko inanga zose ni zimwe kandi no 100% burya inanga zivuye muri laboratoire n'inanga isekurume yitereye yari icyororo cyiza ntago zinganya karite rwose aho ntago ari kumuvuguruza nge namahame yanjye nk'umworozi nzi ko urukwavu rubaye ruruzima rurugore rwabasha kubyara ku nanga rwabyara no ku isekurume ariko ubwo wenda we nimba afite ubumenyi azantizera umwende ukore experience ndebe nirutima nzabyemeza nanjye nzamubera umuhamya urumva rero nicyo impamvu nari nshatse kusa nkusubira inyuma ngo mbabwira ako kantu nuvuga ngo umuntu atangira uri muri atagitinga bya byororo byiza ariko ibyororo byiza twibuke ko binazana n'akazi ko kubitunga ntabwo uzazana wimenyereye kugabura kimari mu gitondo byukanagamo ka kimari kamwe rukwavu rukihangana rukibyarira abana bangahe bagakura aho ngabo nyine ejo rugakomeza ubuzima ntabwo uzaza ngo uvuge ngo reka ngende ntagatinga bira byororo bikomeye uko abo byororo nako uko zikosa zipfa vuba ni nako nimba ari abana bazo bazakenera gukorerwa akazi kenshi kurenza twana tw'inyarwanda tuba turi aho ngo twigirira natwo tukenera akazi simbivuze ko tutagakenera ariko usanga izi twita inyarwanda hari ubuzima zihanganira cyane bya byororo bitihangana nk'ubu ngenda baha urugero hano dutuye nk'ubu abarebye video ejo bundi nabasobanura ukuntu nk'ubu ano mezi ubu nge nta rukwavu nakwimya mu kwa gatandatu nakwimisha mu kwa gatandatu zahagaritse zifite abana zirimo zibarerera ubwo ngubwo kwa gatandatu kwa kane kwa munani ntabwo mbikora kubera iki tuba dufite izuba ryinshi cyane ku buryo bigeraho aho utangira gushyiramo ice bufata barafu ukayishyiramo kugira zihekenye tugashyiramo vandarateri tugashyiramo amazi menshi kugira tuzirinde ukoze rero gato utari wabimenya zirapfa rwose zigashira burundu usanga urukwavu rwapfuye mu gihe ushobora gusanga inkwavu zo mu Rwanda nka ziri roko cyangwa twita inyarwanda ushobora kurwororera rwose no mwibati ahubwo rufatanye n'ibati rukihanganira ubwo bukonje rukakomeza rugapfapfana ariko ntirupfe mumba rero rwango icyo nshaka kubwira abantu nimba udafite ubumenyi biranajyana nabyo ari kwanga uyikwipasa muremure ngo ushaka gusota udafite ubumenyi mbwira umuntu ngo ihangana amezi makeya ubanze uvuga uti reka mpeko twatundi tworoshye gutunga tunagura make mbanze nige n'ubuzima buhagije bityo aho kugira ngo uzajye uza nko muri groupe gutya nk'iyi bumenyi nituvuga ikintu usange nta rukwavu ufite mu rugo rwo kujya kugikoraho practice wowe urimo urabyumva gusa muri theory ibintu biragenda ntago bikomeza bihari ariko uvuga ngo wenda tuvuze ko ibi bintu bikorera urukwavu ukahita unyaruka kuri kakandi k'Akanyarwanda kawe ukakigiraho ejo ukoze reri kabaye kagize ikibazo ntago wahangayika nk'umuntu wagiye kugura urukwavu rw'40 nicyo mbabwira ngo ntuzacibwe intege nuko gutangira umushinga nuko udafite icyororo ahubwo wowe uzatagetinge kuvuga ngo mbanze nge nireme mu bumenyi cya cyororo ni cyiza uko kizampenda kose nzacyakira sinzi nimba akwana ko mugasobanukiwe ngo ufite ubumenyi sava cyangwa se uri umuntu ushaka kuvuga ngo nyesi ndi umworozi kwako burya mu koro habamo abantu batatu habamo umworozi habamo umucuruzi habamo n'umworozi w'umucuruzi abantu ni batatu kanjye bino ndimo nkubwira genda umworozi ariko ku rundi ruhande ndi umucuruzi umworozi ni wa muntu nk'aka kanya ntarwanyishyuye se harone ishyuje se ariko ndapanga umwanya haba ngo reka nze nganiriza abandi bagenzi banjye kuko numva mbyifitemo nta yindi nyungu ntaki ntabwo no hari umboneyeho duturanye akaza kungurura urukwavu narumuha nk'umucuruzi ariko atanabonetse ndakomeza nkorora inkwavu kuko nzi ko mbikunda nkazashaka irindi soko ahandi hari undi noneho rero we umucuruzi ukuntu ateye wareba inyungu ze gusa
ntabwo yitaho ngo uzatera imbere cyangwa ntuzatera imbere, we arareba inyungu zamere gutya. Uwo mucuruzi rero ni nawe uzavuga ngo nge sinshaka kumenya iby'inkwavu, ngende umushoramari ndazana nkubita amafaranga hariya nicare ntuze, ubwo mparinga abaveterineri n'abantu babizo bikurikirane umushinga ugende, nge mbare gusa ibyinjira n'ibisohoka. Rero nawe nimba uvuga ngo ngende umucuruzi sinshaka kuba umworozi, uzabasha guharinga abaveterineri, uwo nguri mu kindi cyiciro, ntabwo uri muri ikindi mvuga. Ubwo wenda uzashaka umugiraho inama yashaka kuzanyegera muri prive kamugira inama wenda icyo yakora nawe ari uwo muntu. Ariko umworozi ushaka kwiremamo ubumenyi mbere yuko utangira umushinga gukora amafuti. Mbese muri cya kimbo mu veterineri ari kuzaza kugukorera ibintu, wowe ubanza kwigisha kubikora, ukigira ubumenyi 80% cyangwa 85% ukabanza kubwishakamo, wangiza ukabona kujya amatungo ahenze. Kuri iyo pariti nayo ndumva ntibisobanukira. Kadufate tuna 38 tugiye gufata indi minota 3 kuri cya 2 wenda na 40 turatangira indi topic, ariko kugira ngo duhe umwanya wa muntu atagira ucikanwa cyangwa se ngo aniganwe ijambo. Habaye hari ufite akabazo nakabaze akakanya, niba nta nakabazo mubwire ati birumvikana twikomereza. Twihute, habaye ari ikibazo turakibaza, habaye nta n'igihari tuvuge kibirumvikana twikomereze. Baterana umwanya kwa saa 7 turadusoje. Ndakeka byumvikana. Dukomeje ku kindi cyiciro cyangwa kuyindika. Twagiye ku bantu bamaze iminsi bafite ibibazo batangira, harimo n'aborora bakiri bashyashya bafite icyo kibazo nabonye, ariko cyane cyane kambibwira abantu bagiye gutangira. Umuntu ugiye gutangira nawe ntabwo ukuntu atangira avuga ngo narebye muri video ya Pizzo nde ya runaka mbona harimo ama pellet, bagabura pellet kandi bajije numva ngo ni nziza, ni ikimaze iminsi mbibona abantu twazigurira he, byagenda bitese natangira ngabura bisanzwe nagira gute kwanashaka kugashyiraho nakakantu kakadomo. Ntago ari ngombwa kutangira ugabura pellet, no. Nimba utanazi byazo neza zihorere. Mbere na mbere pellet ni ikintu nacyo kimeze nka zantuze, ni ikintu gikorwa ati ibyatsi bakabisyanamo n'izindi ntungamubiri n'ibiki bakabizanira inkwavu zikazirya. Nimba ugitangira nta bundi bumenyi ufite, utari wamenya kugabura neza ibyatsi ngo ubijere umenye ese ibyatsi mbigabuye inkwavu zanjye zimo zirakura gute, ese ntabigabuye zashonje ziba zimeze zite, ese urugero umuntu urukwavu rwanjye rwagukombye gukuraho. Nanone nimba ufite urukwavu rwangira amasibira cyangwa se kakwavu kadakura, mukora ama research guys. Hari umuntu uzashaka kuvuga ngo urukwavu wenda tuvuge ngo mu mwaka cyangwa se ku rugero rw'amezi 6 ruba rugomba kuba rufite ibiro runaka, akaba ariyo rwose research ari kwigaragaza. Buryo unanabirengejeho ubundi ugomba kubirenza bigeze ikiro kimwe. Urwawe rero ntuzashake yuko wenda tugani bavuze ibiro 5 oya 3. Niba bavuze wenda ngo ibiro 3 nibyo urukwavu rwawe bagombye kugira, ntuzahite ureba ngo uvuge ngo urashaka urukwavu rwawe rugira ibiro 10. Ubwo aho ngaho nawe ugiye kuba kugabura nabi, ibyo binatera ikibazo urukwavu, kako nuvuga ngo urukwavu rwawe ntabwo rufite inyama zihagije, ahubwo rufite ibinure byinshi. Ari naho nabasobanuye ko bitera kutabyara, ntiheruse kurume ntirwimye ntirugire gute, kwera ibinure byinshi biraruzinga. Rero nukuvuga ngo nimba ugitangira umushinga cyangwa ugiye kujya mu mushinga,
bizanagufasha kukorohereza muri byo ndi wajyaga by'amafaranga menshi ugiye kwita ushora mu mushinga. Hera ku byatsi, genda ushaka ibyatsi byiza, yewe ntunajye kubigura. Nimba ufite ahantu hari kimari cyangwa ibindi byatsi biraho, bitangireho ubanze wige. Ese urukwavu rwanjye ko mfite rwavuye kuri uru rugero ndufatiye n'uru nguru rufite bino biro, ese ngabuye kimari gusa uzashyemo zumutse. Buri ibyatsi byose ntago ari byiza gushyira mu byatsi bitose. Wica bya bintu niyo cyaswa bikatira hejuru ubishyira ahantu bibanze birabe, babyita kuraba. Ubanze wige ibyatsi byo bikuza urukwavu rwaye ku ruhe rugero. Noneho bityo ushaka amakuru yizewe y'umuntu ukora pellet neza. Tujya tugira ikibazo cyane cyane iwacu muri Afurika yuko harimo abantu badakunda n'aborozi, abantu bikundira agafaranga b'abacuruzi. Akagenda pellet binashobotse ko asyamo umucanga yawusya kugira ngo ibiro bikonde byiyongere uze wishyure. Uwo muntu ushobora kugenda ukamuhubukiraho, wamara kumuhubukiraho ntabwo rero wasobanukirwa iby'inkwavu, ntunazi ibyiza ku nkwavu n'ibibi, ntunazi kureba nimba urukwavu rwari ibintu bibi rutangiye kurwara, ntunazi kureba nimba ibiryo urimo ugabura urukwavu rurimo rusubira inyuma mu biro, wowe ukahita ugenda amafaranga yawe ugatangira kuyaha wa mucuruzi, wenda ushobora gusanga uwo mucuruzi atanizewe. Arasika ibyo abonye, we kugira ngo agwize ibiro, ugura ibiro ujyane. Urahubutse umuguyeho. Nawe ntiyari wanabimenya, uhaye urukwavu rwawe ntiwari wamenya no kurujera. Rutangiye kunanuka, hari urarwaye, hari uranapfuye. Ntunabizi kubireba. Rero nicyo mbwira abantu ngo mwihangayika mutangira, ngo ndabwira abantu batangira cyangwa se nawe wenda ikinjira mu mushinga ukiri mushya. Wihangayika kugitangira kureba igaburo ngo rirenze. Ushobora guhera kuri ku byatsi bikagutoza inzira yo kujera urukwavu rwawe neza, za pellets zikazazamo nk'inyunganizi hubwo ubona urukwavu rwawe rutabonaga muri bya byatsi. Muri hangana abana igihe wasigaranye bari mu cyumba cyabo, sinzi niba biba bideranje wenda. Urumva ushobora gukoresha ibyatsi, wamara kubona none uvuga ati urukwavu rwanjye bakombye kuba rufite ibiro 3 muri iki kigero, ariko wenda rufite 2 n'igice kandi naragerageje rwose. Reka noneho ubwo nshake akandi kantu k'inyongera mirire cyangwa se akandi kantu kamfashiriza urukwavu. Bityo bizanagufasha gukora research yimbitse. Nunazana pellet, abarebye video yigabura nawe babwiye ko utahita uhindura directement, ugenda bagende bayireba batarayirebye. Nunazana pellet ukomeze ukurikirane, ntuzaterera iyo. Ese izi pellet nongeyemo zirimo zirafasha urukwavu rwanjye cyangwa se nta kigenda? Ese ubundi uyu mucuruzi asyamo ibiki? Niba ngombwa nkanga tugira Imana ko imifuka iza yanditseho ibirimo byose 100%, ubugabira 1 2 3 ubabanje kureba ibirimo ni ibiki. Bityo wabona bidakora ugashaka ahandi hantu ibiryo bindi. Urumva rero nicyo nashaka gushyiraho n'akadomo nacyo mfasha abantu bagitangira, twishukwa n'ibiryo tubona abantu bavuga. Banzu here kuri bito, mbese witaruka etape uve kuri A utugwa kuri Z. Hera kuri kubiriho bito, wanabona buri mwanya aho uri hose. Noneho ahubwo ugenda uzamuka mu ntera wamaze kumenya ukujera urukwavu rwawe, kureba kubira uko bihinduka, kandi mwiga no gupima inkwavu zanyu witereri. Birabaza cyane kubona nimba ufite urukwavu ukamara ukwezi urugaburira, wajya gupima ugasanga ibiro biracyari bya bindi, harimo akantu katari seriye. Byakombye kuba byarahindutse, byariyongera cyangwa byaramanutse. Rero nimba ufite umwanya, tangira uyiga gupima inkwavu zawe zose, umenye uko zigenda zizamuka zimanuka. Bityo bizagufasha kugira ngo umenye nimba ifunguro rikenewe. Nibikenerwa uzagenda ushaka uburyo wongeramo. Ako ni gasobanutse nakora? Si sawa cyane. Ndakeka twakomeza
umunota umwe niba hari ufite ikibazo navuga ngo ndagifite ikibazo nimba ntari dukomeze nyunganizi yego ntabwo dukomeze hari inyunganizi nshaka gushyira kuri icyo kigendanye no kugabura urabona abantu benshi bakunze guhugukira pireti wenda n'inaha mu Rwanda ariko iyo urebye pireti wenda biterwa n'aho uruzi cyangwa ahantu zigurira ariko ngewe muri experience nabonye ukagura pireti ukabona ziri kugutera n'igihombo kurenza uko wagabura ibyatsi igihe utaragira capacity yo kuba wazikorera kuko sinzi niba hari abantu ugeze kudumva amakuru hari igihe bigeze gusohora pireti uruganda rumwe rwo mu Rwanda aborozi bagize igihombo gikomeye ubwo rero numva n'umuntu wa mugani wawe nuko warabivuze umuntu mushya si ngombwa ngo ahite ahubuka cyane kuko pireti aricyo kintu kigezweho cyo kugabura ukaba no gukoresha ibyatsi wenda wagira capacity ushobora kugura akamashini ukajya uzikorera ukiga kubyikorera ariko uzinga ibintu ugabuye kuko kujya kugura pireti ariko usanga zarabaye expire rimwe rimwe bibaho ukagura pireti zidafite ubuziranenge ugasanga zikugizeho ingaruka ubu n'igihombo gikabije niyo nyunganizi nayo nshaka gushira ndakeka abantu bari kuri TikTok mwabyumvishe mwabaye mutabyumvishe naye n'umuvandimwe Janvier bashyiraho inyunganizi ariho yavugaga yuko rwose nawe azi niyo case ko yigeze kubaho ku bantu bakoresha pellet hari ubwo usanga ugiye no kugura ugasaba zararangiye ukaba wazizana zikagutera igihombo mu gihombo harimo gupfusha inkwavu harimo inkwavu zishobora gusyingira harimo inkwavu zishobora kurwara indwara nyinshi cyane harimo nk'indwara zo mu nda cyangwa se mu ruhu buryo n'ubugabura n'abari ukuntu mu ruhu hazamo ibintu bimeze nk'ibibyimba byinshi bitandukanye nawe rero akomfirima yuko rwose byiza wabanza kwigaburira ibyatsi byazaba ngombwa ukiga uko bakora pellet ukazikorera cyangwa se ubwo bikajyana byo navuga yuko ushobora no gushaka umuntu no wizeye uzikora ariko akora izizewe ku buryo uzajya umufatira murumva rero guys mukorora ntabwo ngira abantu ngo ntabwo bigoye habe namba ahubwo information tubona nyinshi ku gihe kitari cyanyacyo rimwe na rimwe nizo zidushuka bikaba byatuma dukora ibyitakagombye ukava ku cyiciro wari uriho ugakora ibindi ariko nutangira ubworozi ibyiza nakubwira iteka uzaharanire yuko ukora ibice bishoboka ari kujyana n'igishoro yaba ari kujyana n'amatungo yaba ari icyororo yaba ari ibyoroshye ushobora gutangiriraho iha amezi 6 cyangwa umwaka wo kubanza kubyiga none ubone kwinjira mu mushinga uvuga uti ahangaha ndahamye uko nabwiye rero iyi live irarangira saa 7 zacu ni saa 11 ubwo harabura inota 10 aka ni akanya ko kwisanzura dushobora kuvuga bitandukanye zo point 3 numvaga arizo nshaka kunoma sinzi nimba ufite ikindi kintu twakongera cyangwa se icyo yambaza mbaganirizaho mbishe ntavuzeho nkaba nakivuga muri minota 10 ubundi y'uno munsi live y'uno munsi twayicumbikira ahangaha tuzakomeza buri gihe dutegure iyi live buri cyumweru bazajya baharetse tuganira ku matopic atandukanye kandi guhera ubu ngubu ndagira ngo mbabwire ngo habaye hari ikintu duhurijeho turi benshi muri groupe nicyo tuzajya tuvugaho noneho byimbitse hano kuri live uyu ni umwanya rero yaba ari n'umuntu worora noneho cyangwa se undi wari wese ntago ari ngombwa kwibanda cyane kubagize ku batangizi umwanya ushobora kumbaza ikibazo cyose wumva ufite umwanya uhagije wo gusubiza ibibazo 2 cyangwa 3 ufite ikibazo wese yaba ari uworora yaba ari utangira yaba ari ugeze gute ashaka kukimbaza ntacyo twakwiganira bisanzwe saa 7 zikagera urakoze abandi ko batavuga ariko mfite indahidya niba nta wundi maze kwereranira kandi ako kantu wari uvuze niko ubu ngubu guturuka muri kino cyumweru tugiyemo ngiye gutangira kuzandeba abantu bari active abatari active tugende tubakora muri groupe kubera ko birababaza cyane kubona nimba dufite groupe irimo abantu utahubwo narebaga twari turi bangahera
abantu 63 ubu ngubu, ariko ukabona amazina avuga ni amazina atageze ku 10. mujya mubibona namwera cyane. nimba rero iyi groupe ni groupe ivugirwamo itangirwamo inama cyangwa se igatanga ibitekerezo cyangwa se ukabaza. Nibyo bintu bitatu gusa. Nimba kuva wazamo kugeza n'aka kanya ntiwari wavuga, ntawe ukuzi, ntawe ukugize gute, urimo aho ngaho gusa. Burya uri bya yindi bita kugwiza umurongo cyangwa se uruzuza umubare, ariko nta bufasha urimo ha groupe. Nimba rero nta bufasha urimo duha, tugiye kuzantangira ngende noma. Nta nzajya nkuramo ntabanje kuvuga, nzandeba nimero nyishyemo, niba nta zina riho, niba ari izina nkubaze, vuge uyu muntu bimeze biti, cyangwa se tubwire hari ikibazo ufite, hari iki, nitubona nta utavuze usaba tugukuramo. Kwa ko tushaka kugira ni groupe burya kugira umubare munini udafite inyungu, cyangwa se umubare munini udafite icyo ugeza ku bantu, mwagira mutoya ariko muto mwese muhuje umugambi. Rero umuntu rwose wumva arimo hano ari muri abo mvuze bagize bate, unashatse nawe waba urefitinga rwose, waba urefitinga. Ntabwo dushaka kuzamo hano rwose ugwiza umurongo ya, kandi wareba ukabona ibintu umuntu yanditse, wareba ukabona abantu babirebye, ariko nimba cyo nandika ukireba ntukomanteho, ntukigire ikibazo ngo mbaze, ntukigire igisubizo ngo unyunganire, ubundi urimo namara iki muri groupe? Tubeseriye rero hano habemo abantu babishaka, abantu bashaka kugira ngo tuzamure no mushinga, naho turi dufashanye, aho turi twuzuzanye, aho turi duterana ingabo mu bitugu. Uno I'm proud y'abantu bajya bavuga, harimo Janvier, harimo witwa Lorien, harimo amazina amaze kugenda mfasha no bakomanse na niyo nkuru aravuga nawe, harimo amantuza basa bose nawe yatangiye kuvuga. Tarisisi nawe aravuga, ni n'umworozi, right? Witwa Tarisisi nawe ndumva yorora na Lorien. Harimo abantu rwose, harimo amazina maze kugira. Rene, witwa Rene yajyaga avuga, ntaheruka kuvuga. Rene byagenze bite? Elaste aravuga. Harimo n'undi muvandimwe nibagize ba mu Burundi, niwe Lorien ninde? Na Mr. Dolabo. Dolabo ni ufite ujya utanga Dolabo. Ntuza yawe arubwo nanirwa kugusubiza cyangwa nkagera gutushinze nayivuze. Hari ukuntu voice note zawe niwe ufite telefone itavuga. Ewana sinzi, hari ukuntu sinzi nimba wahindura nka settings za telefone yawe, ufite ibitekerezo byiza, utanga n'inama cyangwa tuganiriza ku byo wumvisha handi cyangwa byagize bite, ariko telefone yawe ijwi riza riri hasi ku buryo umuntu kujyaza ikintu wavuze biragorana. Turagushimira nawe. Harimo rwose abantu ubona yuko barimo ahangaha bazi icyo bashaka, bafite inyota cyangwa se bafite ubushake bwo dufashanya tukagera aho tugera. Guys, utari watangira mureke duterane ingabo mu bitugu, tugire higa. Why not sejo natwe tutaba turishyira hamwe rigize, tutaba turishyira hamwe rikomeye ry'aborozi. Uzaye mugira kwizera ejo cyangwa ejo bundi ushobora gusanga natwe dufite noneho twifitemo ibintu byose. Buri ntara yose ujyayo ukavuga uti hano hari umuvandimwe worora nahangaha. Wakumva umuntu ushaka amatungo ari aha naha, ntiwirirwe uvuga ngo uraruhuka, ngo uti oya guma aho ngaho, hari umuntu wacu uhororera rwose, genda turabyize 100% ko gucyorora cyiza. Cyane byo nizo dukeneye ubundi. Rero reka tureke kwifata. Nimba urimo aha ba active, tuvuge tuganire ibijyanye, ariko gusa ni inkwavu. Ibindi hoya, ibindi tuzabishakira undi mwanya cyangwa tubiganira ku ruhande. Hano ni inkwavu gusa. Tuganire turi rero aborozi n'abakundana nabagira ubumwe. Javier akatekerezo ngo warugiye kutwongereraho. Mfite agatekerezo nuko ndabona iminota idufashe. Hari iminota 3. Ariko nageza ko wenda kuba batavuze sinzi ikibazo, ariko ku kigendanye no kuvuga
mbona muri gurupe harimo abantu bameze n'abumviriza abandi gusa batavuga badatanga idea. Icyo cyo bakivuzeho. Ikindi, nimba ubonye umuntu avuze ikintu wijya kuganira nawe behind cyane, hari igihe ushobora gufite akabazo na mugenzi wawe agafite, wakabaza umuntu ukahita agusubiriza aho ngaho n'undi akaboneraho, hakagenda haziraho gutyo kubyara umuza kuganira mu gikari, ubona atari byiza cyane. Ubwo rero umuntu akwiye kubihindura. Dore iminota iradufasha, ariko ibi byari byiza umuntu kubwanjye ndabona hakongeraho n'iminota 30, ariko nta kibazo nuko wenda ubutaha abantu bazikubita gati bazira yuko ari benshi kandi banagitize babaze cyangwa bushire inyunganizi cyangwa batanga ibindi bitekerezo. Urakoze cyane. Ego, urakoze cyane nawe Janvier. Muno byumva guys, nagatekerezo keza Janvier nayo ngiyeho guys. Nimba tuvuganira ibintu hano, twese turi umwe, turahingira umugozi umwe. Nimba ufite ikibazo wijya gusanga umuntu inbox, umwandike biri privé, umubaza ikibazo n'undi muntu yakagize, kibarize hariya, ntacyo wabaza kijyanye n'ubworozi ndatabaza. Kibarize muri groupe, umuntu akigusubirize muri groupe, bityo binafashe kurinda umwanya wo gusubiza wundi akaza nawe akambaza nkakimusubiza ku ruhande rwe. Tugisubirizemo hariya, bityo nunda kibonereho wari kuza kukibazo cyari kukigiraho, wari guhura nacyo mu minsi imbere ugasakira kiramuhutaje, akibonereho usanga twese dufashijwe hamwe. Tuba umuryango, twiga gukora nk'ikipe, kandi niko bizatugeza kure, kandi tugomba kuzatsinda. Tugomba kuzaba ikipe igaragara rwose, irimo bikiramo intege, twese tugashyigikirana, tuzagera kure. Reka rero mfata umwanya nshimure buri muntu wese wabonetse kuri no live. Yari nka live ya mbere yiteguza cyangwa se yo kubasuhuza. Tugiye kuzajya tugira nyinshi, tuganire, tugira ibyo twunguranaho ibitekerezo. Ndashaka kureba n'uburyo ki, hari uburyo nabonye kuri nimba ariko ari ubwa mbere nyikoze kuri TikTok, nabonye hari ibintu bansabye ngo kuzuzamo. Ubutaha ubanza nimara no kubishyiramo, tuzatubasha ko namwe mushobora guparticipa, mukazaho tukavugana twese tugenda tugurana no kuri YouTube. Nibyo bansabye nabiboherereje. Mwumva ko ubutaha dufite ahantu henshi tuzikorera, ku buryo nimba ubasha kwiconnecta kuri TikTok abariho nk'uko nguko urabona Janvier nayo n'umunsi twakoranye kuri WhatsApp. Turaduha nk'uburyo bune, ku buryo buri muntu wese rwose bimworohera kwiconnecta tukaganira twese. Reka rero nshime buri muntu wese amasaha aragiye, nshime buri muntu wese wabonetse, nshime buri muntu wese watanze ibitekerezo cyangwa se wavugiye hano. N'utavuze wenda ubutaha bimwigishe ko nawe ashaka kuzaza ari cyo yatekereje tukakiganiraho. Buri gihe tuba tuvuga topic tubiganireho mbere, bityo tuyishakira ibitekerezo, tuze dufite ibitekerezo turi buganire. Murakoze, kandi tugomeze tuba aborozi beza, buri muntu wese yorore atsinde, isoko rize. Nta bantu turi kumwe. Bye bye.